najyaga mbabwire ngo nimwiringire Uwiteka, nimwizere Uwiteka, nimara kumwizera azakora namwe imirimo, kandi imirimo azakora azaba ari imirimo itangaje. Imirimo bose bati by'ukuri runaka yasenze Imana, by'ukuri mama runaka yasenze Imana, ati icyo akoze Imana, ati Imana uriya mugabo yasenze niyo Mana nyamana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabahuje mu izina rya Yesu. Baye ikaze kuri Evangeliste Esther. Murabizi ikaze muhora muyihabwa ni mu rugo iwanyu, aho mwumvira ijambo ry'Imana, aho mwumvira ibintu by'isanamitima, aho mwumvira ubuhamya n'amashimwe y'ibintu Imana yakoze. Aribwo bwa mbere ubanye natwe, wakora subscribe, wakanda like, kujya muri komanteri kugira ngo tubashe kujya tubana umunsi ku munsi, twumve ijambo ry'Imana. Ufite inyunganizi uvuga ati dukore gutya, mfite ubuhamya, mfite ijambo nanjye numva nabwira abantu b'Imana rikabagwa neza, ni karibu watuvugisha. Kandi ndabakunda cyane inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba. Ikirenze byose Yesu abakunda kundusha, kuko njye nabakunda, kuko Yesu niwe uzi gukunda abantu, bo baragerageza. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, tukaba dusenga twegereza Imana, mwa tugiye kwinjiramo, hama twumve ijambo Imana asiye ku mutima wanjye, kugira ngo namwe bagwe neza kandi mufashwe mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye ko Imana nziza, turagushimiye ko uri umugira neza, turagushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, turagushimiye Uwiteka ko ushoboye byose mu izina rya Yesu. Aya masaha tuguhaye icyubahiro ko wera, masaha tugushimiye ko ucyanuka, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, icyo n'ikibi cyawe kuko uragikwiriye mu isi no mu ijuru. Mwana tugiye kumva ijambo ryawe, Mana tukubanje imbere, ko tubanje twananirwa. Ijambo ryawe rirasengeye nirizima, ariko twe tugiye kurivuga n'abagiye kuryumva, ubane natwe imitima yacu kugira ngo ikwegere kushwe ko twabitekerezaga. Mana udufate dukomereza amaboko, twebwe tugufasha twakurekura, ariko wowe nudufata turabasha, nudufata tuhagera kure heza duteguriye. Ngo utajyana natwe tuzanye natwe mw'iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, Imana asiye ku mutima wanjye. Kandi nuko ndabizi yuko kuko umwami Imana ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Reka dusome ijambo nateguye, ni ijambo riri muri Zaburi y'105, turasoma ku murongo wa mbere tuye ku murongo wa kabiri. Murongo mbere bavuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, amen. Dusubiremo, nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Haleluya, haleluya. Iyi ni Zaburi yahimbiwe umuririmbyi Dawidi akimara kwibuka imirimo Imana yakoze, Dawidi akimara gukurura urukundo rw'Imana yabonye, haleluya, yaravuze ngo nimushime Uwiteka, nimwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, haleluya. Mumuririmbire ishimwe, Imana ni ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze, amen. Muri iyi minsi dusohoyemo, abantu ntabwo bayishaka kwemera yuko Imana ariyo yabakoreye ibitangaza, ntabwo bayishaka yuko Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Abantu bo muri iyi minsi barimo gushaka kwirata imbaraga zabo, bari gushaka kwirata imbaraga z'imiryango, bari gushaka kwirata amaboko y'abantu babonye. Ariko haleluya, Dawidi we yirase imirimo yabonanye Imana, yirase amaboko y'Imana yabonye amuvanaho abantu batabasha kumuvana. Dawidi ngo arabikusanya, aravuga ngo nimuririmbire Uwiteka,
muririmbe imirimo Uwiteka yakoze. Aleluya. Ngo kuko we yari yibutse uko yabanye n'Imana, yari yibutse urukundo yabonanye Imana, yari yibutse imirimo itangaje Imana yakoze abantu bari bananiwe kuyikora, yari yibutse uburyo we n'Imana babanye, akabona Imana ikora imirimo hagati muri we. Niyo yavuze ngo muvuge imirimo itangaza yakoze. Niwe umuntu ukora ibitangaje, uko yitwa gitangaza. Uwiteka niwe muntu ukora ibintu bitangaje abantu batashobora, kuko niwe gitangaza, niwe utangaza abantu bamwizeye, niwe ukora ibintu bikomeye bifite imbaraga bituma imitima ibatsinda. Ndatangaye mbonye Imana. Ngo Dawidi yabonye ibintu Imana yakoze, abura izina yakwita Imana, abura uburebure bw'Imana, abura ubugari bw'Imana, aravuga ngo Uwiteka ni ya. Haleluya, 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 haleluya. Najyaga mbabwire ngo nimwiringire Uwiteka, nimwizere Uwiteka. Nimara kumwizera azakora namwe imirimo, kandi imirimo azakora azaba ari imirimo itangaje. Imirimo bose bati by'ukuri runaka yasenze Imana, by'ukuri mama runaka yasenze Imana, ati icyo akoze Imana, ati Imana uriya mugabo yasenze niyo Mana nyamana. Haleluya. Twagiye tubona abantu bakora ibintu barangiza bakabyigamba, iyo atangira ntibiye kugenda kuriya, iyo atangira ntibyari gucamo. Ariko Dawidi yavuze ngo nimuvuge imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Dufite ibintu Imana yadukoreye, ariko muri iyi minsi abantu bigize abasirimu bo hejuru, bigize abantu mbese ntabwo bashaka kuvuga ibintu Imana yakoze, ntabwo bashaka gutanga ibintu Imana yakoze. Kera umukristo yatangaga ubuhamya bugafasha abandi. Kera umukristo yatangaga ubuhamya, undi muntu wari ucogeye mu rugendo ati iyarengeye runaka. Haleluya. Nanjye izandengera. Ariko abantu ntibagishaka kuvuga imirimo y'Imana, ntabwo bagishaka kuvuga ibitangaza Imana ikora, ntabwo bagishaka kwerekana uko Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ahubwo abantu basuye bari mu kigare, abantu bajyanywe n'iminsi n'ibihe, abantu bajyanywe n'ibintu bigaragara. Ariko Dawidi we, haleluya, mwigeze yagigureza yabonanye Imana. Nyambo yabitegera avuga ngo nimushime, nimushime. Haleluya. Yabara kutari ukwiye gushima. Hano yavuze ngo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, nimuririmbire, mumuririmbire. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nta yindi Mana azakorera, ngo nta yindi Mana azamanikira amaboko. Yaba ngo nimuririmbire Uwiteka. We yumva agaciro k'ibintu Imana yakoze. We yari afite imbaraga n'ubutware by'ibintu Imana yakoranye nawe. Aravuga ati Imana nabonye nimuyiririmbire igira neza, nimuririmbire Imana iratabara, nimukorere Imana igirira abantu bayo neza. Ndavuga ngo nimuhamamaze mbese nimuvuga ahantu hose muzagera, aho abantu bareba, aho abantu batareba. Aravuga ngo mwebwe rero nimushime Uwiteka. Nimara kumushima mu mahanga yose muvuge imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Haleluya. Muri iyi minsi abantu ntabwo bapfawudiye ibintu Imana yavuganye nabo. Muri iyi minsi ntabwo bakiri podi y'amasezerano Imana yavuganye nabo. Muri iyi minsi ntabwo bagishaka kuvuga ahantu bahuriye n'Imana, ntibagishaka kubwira abantu uburyo Imana ikiza. Ahubwo umurego ngo cyahariye, ngo nyura hariye, ngo kwabiri. Oya, nimubwira abantu yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Nimubwira yuko Uwiteka atabara, bongere biringire Uwiteka, bongere bizere Uwiteka, bongere bumve ko amaboko y'Imana uko Yesu yari ejo niyo munsi niko akiri. Ntajya ahindurwa n'ibihe. Haleluya. Ntajya ahindurwa n'amagambo, ntajya ahindurwa n'iminsi. Oya, uko yari ejo niko niyo munsi akiri. Imana ishimwe. Yavuga ngo agaze hano ku murongo w'avuga ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishimire. Haleluya. Ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Haleluya, haleluya, haleluya.
hari igihe mwashatse abantu murababura, hari igihe mwashatse mwese utezeho ubutabazi, ubutabazi bwabo, hari igihe abantu baguseje ko bazabikora ntibabikora. Ariko Dawidi aravuga hano ku murongo wa 3 ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishimye. Haleluya. Uwiteka niwe ugomba kuruhukiraho. Numara kwirata Uwiteka ukamushaka mubona, Uwiteka akunda icyubahiro cyiwe, Uwiteka atuzwa n'amashimwe. Amashimwe dushima Imana yakoze nibyo bibyibushye Imana ikavuga ati ese aranshimiye, abwira uko ndi umwami wamugiriye neza. Byatuma n'undi muntu wari utentebutse, n'undi muntu wari uguye isari, niyumvisha wese atambukije narongera abyuke. Icyatumye Yesu yemera kuvuga ngo akanyamagire ku musaraba kugira ngo twebwe ibyaha byacu bibabarirwe, tugire ubugingo bushya, tugira imibereho myiza yo muri Kristo Yesu. Niyo bavuga ngo abantu bashaka Uwiteka ngo bishimire Uwiteka. Haleluya. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Mana ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu wicuza icyo wavuze. Ukomeza isezerano, reka mbabwire haleluya, Imana ntimeze nk'abantu. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo abantu bashaka Uwiteka bamwishimire. Imana ntimeze nk'abana b'abantu, nikora nk'abantu. Avuga Dawidi ngo nimuririmbire Uwiteka. Bivuga ngo umuntu wishimye naririmbe, ubabaye nasenge. Dawidi yari yishimye ari gufiringa ibintu Imana yamukoreye, ari kwenjayinga ibintu by'imbaga Kristo yamukoreye. Avuga ngo nimuririmbire Uwiteka. Haleluya. Mubwira abantu ibintu Imana yakoze, mubwira abantu yuko Uwiteka agira neza, mubwira abantu ko abakiranutsi bazakomera, abakiranutsi bazagubwa neza. Imana ishimwe. Arangije hepfo uyu murongo wamfashije cyane, yavuze ngo mwirate izina rye ryera. Uwirata kuyamenya Imana, uwirata nirata abantu, uwirata nirata ba anko, nirata ba mami. Abantu babaza ngo abantu n'ibintu bizata agaciro, ariko umuntu wirata Uwiteka azaba ari kuri 6. Umuntu wirata Uwiteka azaguma ashisha mu bikari by'Imana. Avuga ngo nimwirate Uwiteka. Ibintu twakwirata mu bantu birahari, ibyo twakwirata biragaragara, ariko twebwe haleluya abantu twamenye na Kristo uyuhemba neza. Dawidi ati ngo nitwirate Uwiteka. Muri iyi minsi ukwirata nde? Ibihe dusohoyemo uri kwirata amaboko yande? Iyi minsi dusohoyemo abantu bafite ikibazo, abantu bari gukorera ku miti, abantu bari gukora basabanya, abantu bari gukora babeshera abandi, bari gukora bagambanira abandi, bari gukora basiga abandi byasha. Muri iyi minsi abantu bari kwigira abakozi, ariko bafite ibindi bintu bindi bisigarije inyuma, bafite utundi tukora ku ruhande birinda bahanzeho amaso. Ariko Dawidi yavuze ijambo ryiza ngo umuntu yirata Uwiteka, mu rubyaro rwawe wirata Uwiteka, niwe ugira ikintu arema akagishyira akagikomeza mu buzima bwa misi yose. Niwirata Uwiteka aho uryama, aho utuye, aho uteranira, niwirata Uwiteka. Haleluya. Uwiteka niwe wenyine wo kwiringirwa, niwe wenyine wo kwiratwa, niwe wenyine wo kwamamazwa, niwe wenyine ugufatiwe ko ntakurekure ngo no mu gihe cy'akaga Kristo muragumana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uyu Kristo na mu bunyarasi muragumana. Uyu Kristo ahantu hari amashamba agufata ukuboko agabati mwana wanjye cyari yindi ntambwe wenda wagera hariya. Uwa Kristo ni mwiza, najasubiza abantu inyuma, najacogo
guhuza abantu agakubwira ngo tera iyindi ntambwe waba uri mu kigo cyagukomeranye akubwira ngo mwana wanjye azakugirira neza wakubwira ngo azakugirira neza ukaba ati hoya kanongera niyongere mu izindi mbaraga kwambwiye ngo azangirira neza kanishake mu izindi mbaraga icyo cyateye Dawidi gukomera yari afite kwizera yuko ari Imana y'imirimo yari afite kwizera yuko Imana ikora aravuga ngo yemwe abashaka Uwiteka yemwe abiringira Uwiteka nimumuririmbire muvuye ko agira neza haleluya abantu bashaka Uwiteka nimwishime Imana ntishaka n'abayo bababara Imana ishaka n'abayo bishima umuntu uteza umwoyo ni Satani kandi nawe tuzi yuko Imana yamumazemo imbaraga nubwo atontoma araziritse nubwo atontoma yasama agakoko afite ubekomenya Imana yarayakuye Imana yamazemo imbaraga iyo byose ni intare zikubuza kugira ngo ukomeze urugendo Dawidi aratubwiye neza mu ijambo ngo nimuririmbire Uwiteka ese ubundi mu buzima bwawe ushima Imana cyangwa wowe ubwawe wumva ko ari wowe wabyigejejeho size umuntu wagaze ubwira uwundi aramubwira ngo sha ngo njyewe ngo nkora amafaranga menshi nyine amubwira ubumwe bw'ukuntu abayeho undi aramubwira ati ibyo byose uri kumbwira ntabwo ari uko wakoze cyane si nuko wize amashuri menshi si nuko wahiriwe aho urate ko ari Uwiteka wabikoze ubuzima bwawe bwa minsi yose ntiwirate ibintu aho nirate Kristo wabiguhaye ntiwirate ibintu bigaragarira amaso y'abantu ahubwo wowe niwirate Uwiteka wowe guciriye inzira agatuma uyisana uyu mwanya ugifite umwuka wo kuvuga niyo Dawidi yavuze hepfo aratubwira ngo nimwirate izina rye ryera izina ry'Imana rirera izina ry'Imana ntacyasha rigira abantu benshi bacogoye mu rugendo abona nyine ibibazo byabaye byinshi abatiyo ati ubuse n'Imana yavuganye nanjye ubu nisubiye Imana ko bavuga Imana ibaho umve mama Imana ibaho irakora Imana irashoboye Imana irakora uko yarejo niko ni umunsi kiri iracyafite imbaraga iracyafite ubushobozi Imana iracyakingura ntihagire umuntu ukinga Imana iracyakinga ntihagire umuntu ukingura icyo ngusaba mwene data icyo ngusaba nshuti y'umusaraba haleluya ba mu buzima bushima Imana ba mu buzima bwizihiye Imana ba mu buzima bwo guhimbaza Imana ba mu buzima bwo gushima Imana izakongera ba mu buzima bw'amaganya ba mu buzima bw'umubabaro ba mu buzima bwo kuraka ibyo abandi bagezeho ba mu buzima bw'ishyari ba mu buzima bwo kubeshyera abandi kubera ishyari ryawe ahubwo waba mu buzima bwo gushima Imana haleluya niyo yavuze ngo nimushime Uwiteka nimushime Uwiteka ni mwiza Uwiteka ni mwiza nibuka ibintu Imana yagukoye shima Imana n'umutunzi w'imbabazi shima Imana n'umugira neza Imana n'umutabazi twarayibonye igihe wari urwaye wabonye Imana igihe wari ushoje wabonye Imana igihe wari uri kwiseta wabonye Imana igihe watinze kubyara wabonye Imana hari wakugira iciro ry'imigani Imana yasose iratabara igihe wari gucuruza byanze kwemera Imana yarahumanuye irangije iratabara ubu ukabona biremeye Imana ihabwa icyubahiro ndabwo nimuririmbire Uwiteka haleluya Imana yagize neza Imana yagize ngo Imana yakoze neza ibi dutangaza abantu bo muri iyi si batari babo ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana yakoze mu mutima wawe urabizi Imana hari ibintu yakoze bitangaza umutima wawe ariko hari abantu batabizi ariko n'Imana mubiziranye Imana ishimwe uyize bitavamo ariko ubona urizi ngo depoje ahantu henshi byaranze aho wagiye umusinga bakakwirukana ntabwo biri bukunde ariko birangira Imana irizi ijambo avuga ya Imana irabisohoza ubu urakora bikemera ni ukusanya ibintu Imana yagukoreye
nukusanya umusozi mu Imana yagukuye gushyira ku musozi w'amasezerano, nukusanya agaciro Kristo yaduha ko kwitwa abana b'Imana, nukurura urukundo rw'Imana urwiyegereze, numara kurwiyegereza wibuka ibitangaza wabonanye Imana. Haleluya! nurangiza ubwira abantu nimucogoragwe nimuririmbire Uwiteka ko agira neza. Imana ishimwe. Nimuhore mushima Imana, mu byiza dushima Imana, mu byaha dushima Imana. Imana niwe kuhora uyishima ubudasiba, nayo irazi ibyo ukeneye. Imana irazi ibibanza, nuko Imana izakugirira neza, nuko inkubwije ukuri Imana izagutabara. Umve mukobwa uri kunyumva, Imana igira neza, Imana igira neza, Imana irakora, Imana irarengera. Ni wowe muzima bushima Imana, ubuzima buzinuka icyaha, ubuzima bwanga ibyaha, ahubwo wowe umutima wawe uganzemo gushima Imana. Ibyaha bihungisha ubugingo bwawe, ahubwo ubugingo bwawe buhore bushima Imana. Niyo kizatuma ubana n'Imana neza, niyo kizatuma Imana ikugirira neza. Hari undi murongo hano rero wamfashije, niyo tugiye gusorezaho. Nyamara Yesu agira neza, nyamara Yesu aratabara, nyamara Yesu ararengera. We yaravuze ngo ari ku musaraba arambura ibiganza, ngo nimuze mwese abarushe n'abaremuze musange ndabaruhura. Haleluya! Impamvu yagabarwa kugira ngo twese tumusange ni ukugira ngo umwambaze, umubwire ibikugoye mama, umubwire ibikuruhije, narangiza bikemure, nawe washyira indirimbo nshya y'amashimwe muri wowe. Imana ishimwe. Haleluya! 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 Reka twongere umurongo umwe hama tujye twasenga. Hano akane yavuze ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Haleluya! Haleluya! Ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze zose, mushake mu maso he iteka ryose. Amen. Mu maso h'Imana ni heza, mu maso h'Imana hararyoha. Ngo nidushake Uwiteka n'imbaraga ze zose. Haleluya! Imbaraga z'Uwiteka zikuraho imisozi ikimuka itabimenye. Imbaraga z'Uwiteka zihinyuza imigambi imibadamene banditse ku buzima bwawe. Imbaraga z'Uwiteka zica karande. Imbaraga z'Uwiteka zijya zicenyuruza abami kugira ngo zikenyeze abantu bavuganye n'Uwiteka. Imbaraga z'Uwiteka zijya zikuraho imbaraga z'umwijima, ahubwo zigashyiraho imbaraga z'umucyo. Nshuti yanjye, shaka mu maso h'Uwiteka. Niwe wenyine ubonerwamo ubutabazi. Uwiteka niwe wenyine ubonerwamo uburuhukiro. Uwiteka niwe wenyine ubonerwamo amahoro. Amahoro ab'isi badatanga, Uwiteka ajya atanga. Umunezero ab'isi badatanga, Uwiteka ajya gutanga. Ihumura isi itagira, Uwiteka yatanga ihumure. Haleluya! Ngusaba ihumure mu izina rya Yesu. Ngusabiye guhirwa mu izina rya Yesu. Ngusabiye ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ngusabiye imbaraga zo kwizera Imana bundi bushya mu izina rya Yesu. Ngusabiye ko Imana ikingwamo amayeri yugarijwe. Ngusabiye ko Imana ishira imbasha muri wowe. Ngusabiye ko Imana, haleluya, ishkora igitanga ku buzima bwawe, kikakwemera amashimwe yo gushima Imana. Tugiye gusenga Imana. Izere, iringira Imana, uyigirire icyizere, kandi ndabizi ko neza ndashidikanya ko Imana izakugirira neza. Rero nshuti yanjye, wowe wahoraga mu buzima bwo kwiganyira, buvemo. Ni Satani uguteza kwiganyira. Uteza umwobo ni Satani. Niba wabaye nusenge, niba wishimye nuririmbe kandi ushima Imana. Reka dusenge Imana, kandi nukuri iri jambo rikubera imbaraga mu rugendo. Iri jambo ryongeye tume wongera kugirira Imana icyizere. Iri jambo ritume wongera kwizera ko Kristo ari intwari mu ntambara, kandi ko nawe yakwemera amashimwe ugamuza bushima nk'uko Imana ibidusaba mu izina rya Yesu. Uri nyiringabo Imana, uri Kristo. Dawidi batubwiye neza ngo nituririmbe, turirimbe
turirimbe yuko Uwiteka agira neza. Turaguhimbaje, turagushimiye Mukiza mwiza, twibutse ibintu wakoze tuguhaye icyubahiro n'ushimwe, twibutse ibiba n'ibitangaza twakubonanye. Uwiteka nuhimbazwa, himbazwa Yesu, himbazwa Golgota, himbazwa Mesiya, himbazwa Giti cy'inganza marumba, himbazwa Samitarumba, himbazwa wa munyambaraga we, himbazwa wa munyabutwari we. Imana ishimwe, turagushimiye, tugushimiye kugira neza wacyabukira, tugushimiye ko ushobora byose. Nyemera umunsi ugiye kumvira ijambo yarataye ibyo nyongera kwizere. Umuntu wese ugiye kumvira ijambo Mwami, umuremere indirimbo y'amashimwe. Umunsi ugiye kumvira ijambo agira imbaraga yo gushakana imbaraga zawe zose. Umuntu wese ugiye kumvira ijambo agira umwete wo gushaka mu maso hawe. Twashatse mu maso h'abantu badukoze isoni, ariko umuntu wese Kristo uri kumvira ijambo, haleluya, agira imbaraga, agira kwizera, agira umwete wo gushaka mu maso hawe. Niho honyine hadakoze isoni, niho honyine atoraba igitsure, niho honyine ataregura umuntu mu maso hawe. Umuntu uhageze ntabwo ataha amaramasa. Umuntu ugeze mu maso hawe atahana ibyishimo. Umuntu wegeye mu maso hawe uko Mwami Imana umusanze ntabwo ari kumusiga. Urakoze kuri Umukiza. Umukobwa wese Mwami wumvira ijambo, umubyeyi bwumvira ijambo, umusore umugari bwumvira ijambo, abana ari bwumvira ijambo Mwami, bagira umwete wo gushaka mu maso hawe, bagira umwete wo kuvana amaso ku bigaragara, ahubwo bayahange kuri wowe, bayahange mu maso hawe. Niho honyine inkomezi, niho honyine havamo imbaraga. Urakoze kuri Umukiza, urakoze kuri Umwami. Ngaho nyemerera umwana y'amasaha Uwiteka Nyiringabo Imana, umuntu wese wari ubabaye umwongeyemo imbaraga, umuntu wese wari wihebye umwongeyemo kwizera, umuntu wese Mwami w'abami wari ufite amashimwe y'ibintu wakoze, umwe gushima, umwe kugushima ubudasiba, kuko byose Mwami dufite tubikesha amaboko yawe. Urakoze kuri mwiza, urakoze ko wera Mukiza mwiza. Ndagushimiye, ndaguhimbaje Mukiza, ndaguhimbaje Mesiya, ndagushimiye. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishimwe. Twibutse imirimo wakoze, nibutse ibyo wankoreye, nibutse ibyo wankoreye, ibyo wakoreye umuryango wanjye, ibyo yakoreye inshuti zanjye, ibyo yakoreye igihugu, ibyo yakoreye abavandimwe, ibyo byose turabikusanyije. Turagushimiye, uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Urakoze, turagushimiye muri byose kuri Umwami n'Umukiza. None iteka ryose Kristo wakoze urakarama. Amen. Shalom, shalom. Mugubwe neza, mwambara imbaraga zo gushima Imana no gukorera Imana no kuyishaka n'imbaraga zayo zose, no kuyishaka mu maso h'Imana, kuko Uwiteka ni mwiza kandi n'umurengezi. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen.